ubwo hari ibyo batutangarije, hari ibyo bafitiye hari evidence, hari ibihamya, ariko hari n'ibyo wenda leta yanze guhita iduhereza ngo ishyire hanze. Ibyo leta ikipinze inyuma, ntekereza ko ari byo byinshi kuruta ibyo batubwiye. Ubwo rero Ingabire Victoire akimara kuvumburwa, habanje gutabwa muri yombi abari barimo gutiza umurindi ibyo byose. Ubwo ndavuga wakoraga itangazamakuru ari we witwa Theoneste, baramufashe, wari umunyamakuru w'ikinyamakuru Umubavu TV, baramufata baramufunga, n'abandi bagiye batandukanye. Hari n'umugore numvise ngira ngo bateye muri yombi wari wajahagarariye hari abazunguzayi, I don't know. Ibyo ayo makuru ndumva ariko bimeze. Ubwo rero Ingabire Victoire aza kugira gutya atabwa. Ejo bundi babanza gufata abo ngabo, ariko mu gihe batarababuranisha urumva bari muri 30 jours. Ingabire Victoire akajya hora rekarama kuki abo bantu wareva mutabafungura n'ibiki. Ingabire Victoire nawe rero baza kumutangizaho iperereza, ariko urumva kumutangizaho iperereza amakuru ye bari bayafite, ahubwo urumva bafite ukuntu nyine bagendaga bakora gahunda kuri gahunda. Kurumva nawe nyine bari bamuziho ayo makuru yo gushaka guhirika ubutegetsi. Ariko ndagira ngo mbwire n'abanyepolitike bigenga, kuba utavuga rumwe n'umuntu si ngombwa yuko umubiriza abantu ku buryo mwashaka kugira ngo uwo muntu uyoboye iyo leta ngo mumuhirike ku butegetsi. Iryo ni ikosa. Icyambere mu itegeko nshinga hano imyigaragambyo ntiyemewe. Imyigaragambyo yemewe hano mu Rwanda, nyibabwire nimba mutanayizi, hemewe imyigaragambyo y'amahoro. Mwari mubizi? Kuba mwajya ahantu mukishyira hamwe mukazenguruka mutavuga, ariko nabyo mukagira uburyo mubikora. Ntago ari ugupfa kwirukanka ngo murimo murigaragambyo ngo murazenguruka mutavuga. Why? Murabanza mukagira uburyo mubikora, mukabimenyekanisha, garagaza impamvu mugiye gukora ibyo ngibyo byose. Kandi sinumva uburyo rega niyo myigaragambyo y'amahoro yaba biterwa n'impamvu. So uwo rero Ingabire Victoire ari mu maboko ataraye, nawe yaje gukorwaho iperereza. Baramuhamagaza mu bushinjacyaha imene agira ibyo avuga, ariko bumva ibyo avuga arimo arabigoreka. Baza kubuta bamufata bamuta muri yombi, bamushyize muri sitasiyo ya polisi. Ubwo rero icyo nasoza mbabwira, abanyepolitike mwigenga mukora ibintu byiza biri ku murongo, ariko mureke gukora politike y'ubugoryi. Subiremo, nimba mukora politike mwigenga koko, mukore politike ariko mwirinde kuyizanamo ubugome no kuvutsa abantu ubuzima. Kubutemerana na FPR, it's up to him, it's up to her. Ariko wimubiriza abantu ngo bajye kwanga leta, ngo bajye no gukora ibintu byo kwica abantu. Nk'uyu Ingabire ibyo yishoyemo nubwo tutabimushimira, iyo abyishoramo ariko akareka abandi bafunze bazira imitekerereze mibi ya Ingabire Victoire. Ese iyi leta yacu katari Imana, ibyo mubona bitagenda neza, ni ngombwa yuko mupanga kudeta yo kugira ngo mukureho umuyobozi? Cyangwa hari uburyo mwabiganiraho mukajya mu biganiro mukamubwira bitari ko ibi ngibi bikwiye gukosorwa, ibi bikwiye gukosorwa? Ibyo mubona bitagenda byari bikwiriye kuba mwari kubishoramo imbaraga nk'izo mwabishoyemo. Ubwo ndabwira batavuga rumwe na leta, ubwo harimo ba Ingabire Victoire n'abambari. Nababwira niki, mukore politike. Ubwo nabwira abanyepolitike bigenga batavuga rumwe na leta, mukore politike ariko muyivanemo ubugoryi. Very nice. Reka tubasuhuze kandi tubahikaze bakunzi ba Devar TV show. Tubashimire mwe mwakanze subscribe, kandi tubabwire yuko mwahisemo neza. Ikindi nakongeraho nuko mugiye kujya mubona ibiganiro byiza. Nukuvuga ngo Devar TV show, Vare murayizi ikoreshwa cyane cyane mu mupira w'amaguru muri bino bihugu byagiye bitera imbere. Kuvuga ngo abasifuzi iyo bagize gutya bagasifura, aho bibaye ngombwa ko bibeshya, Vare yo iba yagize gute, iba yabikameye yabibonye, bagakora icyo bita
ritani, gusubiza inyuma bakaritaninga bakareba bimeze bite, VAR ikaza kubaha igisubizo cyiza. So iyi televiziyo rero nayo yitwa VAR TV show, ni televiziyo izajya ibereka ibyo mutigeze mubona ku yandi macano agiye atandukanye. Ubwo rero umuntu wakanze subscribe turagushimiye cyane, kandi nawe utarayikanda fata umwanya, ni muri uku kuboko kandaho rwose, ni mu masegonda make cyane, amatsiyerisi kubitaho gake gusa ukaba uduteye inkunga, ubundi ukazajya udukurikira. Ikindi ujye ubanza urebe ko wanakoze notification. Hari ukuntu ukora subscribe nyine ugahita ureba hagana haruguru gato kora ku kantu wakanzeho, hari utuntu tuba tumeze nk'akazogera utukandaho, nawe urongera nyine ugahita ukandaho, kuko iyo ukanzeho rimwe gusa ubu duhaye sub ariko amakuru ntuyabonere ku gihe. Ariko iyo ukanzeho kabiri uba nyine wiyabonesheje ku buryo anytime amakuru azajya asohoka kuri televiziyo uzajya uyabona 5 kwa 5. Reka rero tunashimire umuyobozi washinze iyi televiziyo, tumubwire ngo warebye neza kandi wayise izina ryiza, kandi kuba warazanye karabo k'Imana watekereje neza. Cyo ngira ngo mbabwire nuko jewe ndi umwe mu bantu batanga amakuru meza kandi ya nyayo, amakuru yizewe, amakuru azira ibihuha. Ikimenyimenyi ujye kuri televiziyo yitwa Ukwezi Live TV, ayo makuru uzajya uyabonera ku gihe, ndetse n'ahanga uzajya uyabona. Ujye kuyitwa Ihema TV Rwanda, aho naho uzajya uhansanga wabona amakuru meza ku gihe. Unyarukire ku yindi yitwa Umurishyo TV, aho naho uzajya uhambona 5 kwa 5. So ndaje kugira ngo twiganirire mu makuru arimo aratrendinga hano ku mihanda, ni mu minota mikeya mite nicomokera, ariko nsige mbahaye amakuru meza kandi amakuru azira impuha. Amakuru arimo aracaracara ku mihanda rero nuko icyo mwamenya nuko umunyepolitike wigenga, nimba twamwita umunyepolitike I don't know, kubera ko ibyo yagiye akorage nabonye bihabanye n'ubunyepolitike, mwamenye ku izina rya Ingabire Victoire. Ubu tuvugana ari mu maboko ataraye. Uyu Ingabire Victoire ni umwe mu bantu baje bafite icyo twakwita umurindi ukomeye cyane cyane mu itangazamakuru, aho yamenyekanye mu kinyamakuru cyitwa Umubavu TV. Benshi mwaramubonye, yakoze ibiganiro bye bitandukanye abikorana n'uwitwa Theo. Yavuze byinshi ku gihugu, ariko byinshi nababwira ni bibi. Yavuze byinshi bibi kuko n'umuntu wagiye agaragaza ibitagenda ku gihugu, ndetse mu minsi ishize muri Covid bivugwa ko mu makuru dufite kandi yizewe, bivugwa ko yaje no gushaka guhirika, kugerageza kuba yamobiliza abaturage kugira ngo bahirike iyi leta iriho, cyangwa se kuri ingoma iyobowe na His Excellency Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ingabire Victoire rero yaje gukoranya abantu kubera ko byari muri Covid, aza kubahuriza ku rukuta rumwe, tutaramenya niba ari Zoom yakoresheje niba ari iki, ariko icyo twamenye nuko yaje kubakusanyiriza ahantu hamwe, bari hirya no hino ku isi n'abari hano mu Rwanda. Atangira kubamobiliza, abahereza ngo n'igitabo ngo cyuwanditswe na, ntabwo ndimo guhitamo kurura neza. Icyo gitabo rero ngo ni igitabo ngo cyari kirimo gisansibiriza abantu kuba bahirika ubutegetsi badakoresheje amasasu, cyangwa se badakoresheje uburyo bw'intambara. Urumva ubwo buryo ngo bw'intambara ni uburyo Ingabire Victoire yashatse kugerageza, biramwangira.
ahita yifashisha uburyo nyine bwo kumubiriza abaturage kugira ngo bange u Rwanda, banyure hirya no hino mu binyamakuru. Mu bo bivugwa ko Ingabire yari kwifashisha muri iyo mobilisation ye, bivugwa ko yari gukoresha yaragiye gukoresha abazunguzayi. Ngire ngo murabyibuka hariya za Nyabugogo hose ibyo mwajyaga mubona, mukabona abazunguzayi barigaragambije, mukabona bakoze ibintu nyine mutarimo kumva, bitari ibintu nyine biri serious, nyine ukabona abazunguzayi bashatse kurwana na polisi. So mwumve ko nyine wabago biri inyuma nuwo nguwo. Kabiri yari yagambiriye kwifashisha cyangwa se yari yashatse kugira ngo yifashishe abamotari. Izo nkuru za motari nyinshi mwagiye muzibona aho bagiye bagaragara batavuga leta neza, si bose ariko ibyo mwagiye mubibona, n'abazunguzayi si bose ariko izo nkuru mwagiye muzibona. So nyuma y'uko leta yacu rero idahubuka yitonze mu gushakisha amakuru, yakoze icyo bita investigation iri ku rwego ruri hejuru, baza gusanga Ingabire Victoire koko uwo mugambi yarawurimo ndetse yarawuri inyuma. Ubwo hari ibyo batutangarije, hari ibyo bafitiye evidence, hari bihamya, ariko hari n'ibyo wenda leta yanze guhita iduhereza ngo ishyire hanze. Ibyo leta ikipinze inyuma, ntekeza ko ari byo byinshi kuruta ibyo batubwiye. Ubwo rero Ingabire Victoire akimara kuvumburwa, habanje gutabwa muri yombi abari barimo gutiza umurindi ibyo byose. Ubwo ndavuga wakoraga itangazamakuru ari we witwa Theoneste, baramufashe, wari umunyamakuru w'ikinyamakuru Umubavu TV, baramufata baramufunga, n'abandi bagiye batandukanye. Hari n'umugore numvise ngire ngo bateye muri yombi wari wajahagarariye hari abazunguzayi, I don't know. Ibyo ayo makuru ndumva ariko bimeze. Ubwo rero Ingabire Victoire aza kugira gutya atabwa. Ejo bundi babanza gufata abo ngabo, ariko mu gihe batarababuranisha urumva bari muri 30 jours. Ingabire Victoire akajya hora rekarama kuki abo bantu wareva mutabafungura n'ibiki. Ingabire Victoire nawe rero baza kumutangizaho iperereza, ariko urumva kumutangizaho iperereza amakuru ye bari bayafite, ahubwo urumva bafite ukuntu nyine bagendaga bakora gahunda kuri gahunda. Kurumva nawe nyine bari bamuziho ayo makuru yo gushagurira ku butegetsi. Ariko ndagira ngo mbwire n'abanyepolitike bigenga, kuba utavuga rumwe n'umuntu si ngombwa yuko umubiriza abantu ku buryo mwashaka kugira ngo uwo muntu uyoboye iyo leta ngo mumuhirike ku butegetsi. Iryo ni ikosa. Icyambere mu itegeko nshinga hano imyigaragambyo ntiyemewe. Imyigaragambyo yemewe hano mu Rwanda, nyibabwe nimba mutanayizi, hemewe imyigaragambyo y'amahoro. Mwari mubizi? Kuba mwajya ahantu mukishyira hamwe mukazenguruka mutavuga, ariko nabyo mukagira uburyo mubikora. Ntago ari ugupfa kwirukanka ngo murimo murigaragambyo ngo murazenguruka mutavuga. Why? Murabanza mukagira uburyo mubikora, mukabimenyekanisha, mukagaragaza impamvu mugiye gukora ibyo ngibyo byose. Kandi sinumva uburyo rega niyo myigaragambyo y'amahoro yaba biterwa n'impamvu. So uwo rero Ingabire Victoire ari mu maboko ataraye, nawe yaje gukorwaho iperereza. Baramuhamagaza mu bushinjacyaha imene agira ibyo avuga, ariko bumva ibyo avuga arimo arabigoreka. Baza kubuta bamufata bamuta muri yombi, bamushyize muri sitasiyo ya polisi. Ubwo rero icyo nasoza mbabwira, abanyepolitike mwigenga mukora ibintu byiza biri ku murongo, ariko mureke gukora politike y'ubugoryi. Subiremo, nimba mukora politike mwigenga koko, mukore politike ariko mwirinde kuyizanamo ubugome no kuvutsa abantu ubuzima. Kubutemerana na FPR, it's up to him, it's up to her. Ariko wimubiriza abantu ngo bajye kwanga leta, ngo bajye no gukora ibintu byo kwica abantu. Nk'uyu Ingabire ibyo yishoyemo nubwo tutabimushimira, iyo abyishoramo ariko akareka abandi bafunze bazira imitekerereze mibi ya Ingabire Victoire. Ese iyi leta yacu katari Imana, ibyo mubona bitagenda neza, ni ngombwa yuko mupanga kudeta yo kugira ngo mukureho umuyobozi? Cyangwa hari uburyo mwabiganiraho mukajya mu biganiro mukamubwira uti ariko ibi ngibi
bikwiye gukosorwa, ibi bikwiye gukosorwa. Ibyo mubona bitagenda byari bikwiriye kuba mwari kubishoramo imbaraga nk'izo mwabishoyemo, ubwo ndabwira batavuga rumwe na leta, ubwo harimo ba Ingabire Victoire n'abambari. cyo nababwira niki, mukore politike, ubwo nabwira abanyepolitike bigenga batavuga rumwe na leta, mukore politike ariko muyivanemo ubugoryi. Politike yo kwirirwa muri social media mutukana, iriya leta yoga kubitwa n'inkuba, mukeka yuko social media YouTube ariyo yaza gufata u Rwanda? Ubugoryi mwirirwamo mutukana, muvuga amafuti, mwirirwa muvuga ibitagenda, mwirirwa muraho. Ese mugira ngo abanyarwanda bakinze bikahita mu maso? Abanyarwanda barahumutse, barareba, bazi ikibafitiye umumaro, bazi aho bavuye, bazi naho bagana. Tekereza yuko i Kigali batayizi kera se, batayibona n'uyu munsi? Mutekereza ko abanyarwanda batazi u Rwanda rwa kera n'urw'uyu munsi? U Rwanda rwa kera rwari rurimo ivangura rijojoba, rwari rurimo guheza abantu. Nta muntu kera bavugaga ubwoko, nta muntu wari mu bwoko bw'abatutsi n'abatutsikazi bagiraga ijambo. Nta muntu kera abantu babaga bafite ubumuga baricwaga, ariko uyu munsi dufite ijambo. Uyu munsi abo muri ubwo bwoko bwa kera abo bitaga ngo ni abatutsi n'abatutsikazi, uyu munsi barahari, barakeye, barangije amashuri, bafite ubuzima bwiza, n'abandi kandi nabo bameze neza. Abitwaga basangwa butaka ubu ntikibaho, ntiwamubona ngo umumenye, barakora, bameze neza, bameze neza. Uyu munsi nta bwoko, ntabwo wamenya umuntu ngo ubone ngo Karabo ngo ni muntu ki, ngo runaka ngo ni muntu. Uyu munsi ubwoko bwaracitse, ariko abo bandi bashaka kutuzanira amoko twarenze ni bande? Ubundi bitwaje iki? Ni bande? Baturuka he? Niki kibamaze ubwoba gituma bashaka kongera gusubiza u Rwanda mu icuraburindi, gusubiza u Rwanda mu kuvuga ngo uriya ngo ni umuhutu, uriya ni umututsi, uriya ni umutwa? No way, no. Ibyo u Rwanda, intare zigomba kugira gute? Zigomba kubirwanya. Ibyo bintu mwihaye byo kuvuga ngo u Rwanda ruzahora rurebera, no, oya. U Rwanda ntabwo ruzahora rurebera, oya. Perezida ni umuntu witonze, arabitondera, abaha buri kimwe, arabubaha, ariko inyiturano murimo murashaka kumwitura, kumusuzugura. Mutekereza yuko atabaye umusirikare se, cyangwa n'uyu munsi atari umusirikare? Mutekereza yuko atakoze ku mbunda? Oya, mwimumenyera we. Mucire birarura. Ngiye gusoza ariko mucire birarura. Icyo nabwira Ingabire Victoire, nugirirwa amahirwe ukagaruka, uzitwara iki? Kandi n'abana bawe, icyo nababwira abana ba Ingabire Victoire, ndakeka ari bakuru rwose, bana ba Ingabire, umubyeyi wanyu cyangwa mama wanyu ntabwo tumwanga, oya. Namwe ubwanyu nimuza mukora politike nzima itarimo kuvuga ngo abangaba ngo mugarura ibintu, nimuza mukora ibyiza, nta mpamvu yuko mutakwakirwa neza. Ndavubwira abana ba Ingabire Victoire, nimuza muvuga ibizima, nta mpamvu tutazabakira. Ariko nimugendera muri politike ya mama wanyu, ntabwo bizakora, ntabwo bizagira gute, ntabwo bizakora, ntabwo bizakora. Rero ubwo niyo breaking news. Ikindi nababwira nuko nkuko mwabyumvise, nabibajije
sitari nayo natumiye witwa Amasegonda, twagarutse ku madini n'amatorero. Minisitiri w'amadini n'amatorero yaje gutangaza yuko muri ADPR ndetse no muri EAR hagaragara ivangura rishingiye ku moko, rishingiye ku by'abahutu n'abatutsi ngo bakibivuga. So ibyo ngibyo rero ngo nabyo bikaba biri muri bimwe bashingiyeho bafunga amadini. Ako kantu nako mu convenance ibyo bintu hari aho bagiye babisanga bagasanga ntibujuje ibyangombwa ariko n'icyo kintu bagifitemo. So ibyo bintu rero nabyo byatumye ADPR ijyaho icyasha. Ubwo aricyo twabwira aba ADPR mukosora ibintu, kandi icyo mbabwira nuko nanjye ADPR nyibamo nanayibayemo. Icyo nzi cyo nuko nanjye ibyo bintu bimwe muri ibyo yavuze Minisitiri w'amadini n'amatorero nanjye nabibonye muri ADPR. Si ADPR yose ariko narabibonye. Igihari ni kimwe, muhagarika ibyo bintu. Muri mu gihugu kiyobowe na perezida, si mwebwe perezida. Muri mu gihugu gifite institutions, inzego zubakitse 5 kuri 5 byo kujya muza mwabona muyoboye ngo ADPR mu Rwanda, mwabona ngo mufite ibisengero ngo bikaze, mugashaka gufata ijambo mu gihugu, mugashaka gufata ibintu by'amoko mukabigarura oya, mu Rwanda ntago ibyo tuzabyemera. Namwe muri EAR mwisubireho, sinari nabagendamo cyane ngo mbamenye, ariko ubwo babavuze barabazi. Mujyane ibintu ku murongo, mujyane ibintu ku murongo, mujyane ibintu kuri gahunda. Ibyo kujya mwirirwamo ibyo leta yarenze, mwirirwamo bisakaza mu bantu, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ngiye gusoza amadini n'amatorero n'abandi batavuze, kandi mukeke yuko batabareba, nimukeke yuko bavuze ADPR ngo bavuge EAR, ngo mukeke yuko namwe babibagiwe. Namwe mugifite ibyo bintu mubijugunye. Turi kugenda nibyo kujya mushingira abantu ngo nuko ngo murashingira abamadini yanyu gusa, ngo murashyingirana gusa, ngo umugeni wanyu ngo ntiyagira gute. Umuntu umamagaye mu kiganiro muri hanze mwite hano tuba turi live. Mimi ndi mu kiganiro ariko wambwira nta kibazo. Reka nze ndaje ndazigoha. Uno umusitari kazi nawe yitwa Mimi. Ibintu byo kujya muza mugahindagura ibintu, mugashaka kugarira ibintu bya kera ntabwo tuzabyemera. Icyo nababwira rero mbere yuko ngana ku musozo nuko abwira ngo uyu munsi u Rwanda ruratekanye, u Rwanda rumeze neza. Abagenda bakwirakwiza amakuru y'ibihuha mbanze nabiyame. Numvise abenshi bampamagara bo mu gihugu cy'u Burundi ngo se ngo perezida wanyu ngo ararwaye, ngo se ngo indwara arwaye. Ni mwe mwamurwaje? Ntago arwaye, kandi niyo abaye anarwaye si ngombwa yuko mubimenya, nta nicyo mwamufashamo, ariko ntago arwaye. Muramubaza iki? Ni muwese mumufitiye? Muramubaza iki? Muramubaza iki? Muramubaza iki? Ubwo rero icyo nababwira, ameze neza, aratekanye. Ikindi kandi abantu mutekereza yuko Burundi n'u Rwanda ngo bizahora birebana no, bari hafi gushyira ibintu ku murongo. Ubwo n'abarundi mbacireho ku mayange, mumenye mujyana yo ngayo. Bari hafi gusubiza ibintu ku murongo, ariko mutuze, mugabanye amashagaga, mugabanye ibintu byo kwirirwa mwamamaza amakuru y'ibihuha ari aho mutafite na internet zinoze zo kubyamamaza. Ngo perezida ngo bararwaye, ngo agiye ngo kugira gute, agiye kugira gute se? Kibazo mufite kiriye? Twe nta kibazo dufite, mwe mufite ikibazo. Nta kibazo perezida Paul Kagame afite. Tumeze neza, turatekanye, tuyobowe neza, ubuzima ni munange, turarya, tumeze neza, abana barejya ku mashuri, ibintu byose bimeze neza. So numva nabashimira cyane, ashimira na Jafet wabaye kubanga bw'ibyuma.
ukeneye kumuhamagara ushaka ko gukamerera mu bukwe kambarebere nimero ya Japhet ukeneye gukamerera mu bukwe ariko nimero ya Japhet turaza kuyipininga niba ngombwa turaza kuyipininga nabonye abarundi benshi babyurira iyo ndebye muri telefone gutya ngo no muri telefone ngo ntubona neza ngo ni wowe undebera abonye mubyuriraho. Reka tubashimire, Imana ibarinde kandi bahezagire cyane abarundi mwese n'abarundi kazi mukunda u Rwanda mukunda n'abanyarwanda. Big up yourself on yourself. Naye ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze namwe ibagirire neza, ikomeze batambaze nk'imigica na mpemu yera ikomeze bazengurukeho. Dushimire cyane abanyarwanda mwese mwadukurikiye hano kungurukana bumenyi. Dushimire inzego za leta zose, abapolisi, RIB, inzego za gisirikare zose, abasirikare mwese ndabasuje cyane. Dushimire abayobozi mwese mwadukurikiye, Imana ikomeze barinde cyane. Dushimire n'abayobozi b'u Burundi bakunda u Rwanda, bashobora kuba ariyo bakunda u Rwanda. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde rero. See you next time. God bless. Turi kumwe.